bamwe bati uyu mukobwa ni indaya, abandi bati uyu ni icyomanzi, abandi bati uyu mukobwa ashobora kuba ari umu content creator akaba ari mu gatwiko, abandi bati uyu mukobwa ashobora kuba arwaye depression cyangwa se ihungabana. Ndaje rero nkubwire ikintu cyaje kuba kuri uyu mukobwa mu minsi mikeya ishize arimo aragenda mu muhanda akenyeye isume nk'uko ubibona, ava za Nyamirambo yerekeza za Camp Kigali. Naho mu kanya rero reka nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Jado Inganzo TV, kandi by'umwihariko wowe umaze kugenda ukanda subscribe kuri channel. Reka nkwifurize ikaze, hanyuma reka nze mu kanya nkubwira ibyaje kuba kuri uyu mukobwa. Yes, nicaye muri studio za Jado Inganzo TV rero ngira ngo nkugezeho iyi nkuru ndetse tube tugenda tuganira kuri izi nkuru ziba zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu minsi ishize higeze kugaragara abakobwa bamanuka rwose bava nk'ahitwa ku Muhnda mahoro ahitwa ku Muteremuko. Aba bakobwa rwose bakenyeye amasume, abakobwa babiri nkuko mwababonye. Abantu baratangara barumirwa, bagera muri Nyabugogo ndani muri gare, barangije bambarira imyenda muri gare ndetse n'inkweto. Ibi ngibi byavugishije abantu mu buryo bukomeye cyane, ndetse aba bakobwa baza rwose kugira gutya baravuga bati reka twitereke ku kinyamakuru, ngire ngo murababona bicara mu kiganiro bavuga bati twebwe twagira ngo dukore content, twagira ngo dutwike turebe cyangwa se twumve icyo societe ibivugaho. Aba bakobwa bakavuga bati twebwe nta muntu ugeze ubona amabere yacu, nta ugeze abona ikibuno, yewe n'amatako ntawayabonye kuko amasume twari twambaye yageraga mu ntege. Ati nubuye bwambure cyangwa se ni ikihe gice cyaba se cyarakojeje isoni cyangwa se cyaba giteye isoni mwaba mwarabonye, kuko aba bakobwa baje kugira batya bamaruka rwose bakenyeye amasume maremare, bakubise ibintu by'ibitambaro mu mutwe, bambaye inkweto za bodaboda n'amasogisi. Barangije bageze Nyabugogo bagenda bambara guhera hejuru barinda bageza hasi, nta muntu ugize igice kibanga abonye, yaba amabere, yaba ku kibuno, yaba igitsina cyiwe cyangwa se amatako, amabero, ntawe yabonye. Ariko abantu baravuga batese ibi bintu koko si amahano. Nyuma rero nta kintu abakobwa bigeze wenda babazwa cyangwa se baryozwa, wenda mu bashinzwe kugenza ibyaha ngo bavuge bati wenda ibyaha tubashinje cyangwa tubagiriza nibi. Nyuma nibwo baje gutumirwa n'ikinyamakuru kimwe, hanyuma bakorana ikiganiro bavuga bati twebwe twari ugutwika kugira ngo byibuze twumve icyo societe igire ikivuga. Hanyuma rero nyuma y'uko ibyo byaje kubaho, ngira ngo mu minsi ishize uwitwa Assistant Commissioner of Police Boniface Rutikanga yaje kugira amagambo avuga ati hari ibintu tugiye guca ndetse tutazihanganira nyuma y'uko tubitangaje. Aravuga ati ibintu bijyanye n'ubusambanyi, n'ubusinzi, ubwomanzi, ibintu byo kwiyandarika, abantu bagenda bambaye ubusa, cyangwa se ugasanga uhuye n'umuntu agenda atembagara mu muhanda. Ibi bintu tugiye kubihagurukira kandi tubice burundu, kuko ibi bintu si iby'i Rwanda. Nyuma y'iryo jambo rero nibwo haje kuboneka umukobwa mu gace k'Inyamirambo, aha ni mu karere ka Nyarugenge, ni mu mujyi wa Kigali. Umukobwa amanuka akenyeye sume ndetse afite ifoto kabisa iri ku gikadire kinini, ayifite mu gatuza, ndetse afite n'igikapu cyangwa se agakapu karimo imyenda ye, yambaye amasogisi y'umukara mu birenge,
umukobwa rwose n'agafire mu mutwe agenda anyonga ikibuno mu muhanda azenguruka Nyamirambo yose yerekeza Camp Kigali. Aha rero abantu bamwe bagenda bamushungereye, abandi bagenda bamukwena, abandi bamuvugiriza induru bati ishyano ryaciye nk'amabere. Abantu rero barangije baza kuvuga bati uyu mukobwa ashobora kuba ari umwe muri ba bandi batwikaga mu minsi ishize, abo twavugaga babonetse Nyabugogo. Abandi bakavuga bati iki gikobwa ni icyomanzi, ubu ni ikiraya, wasanga wenda bagisohoye no mu nzu cyabuze yo kwishyura. Abandi bakavuga bati uyu mukobwa kuko nkuko mwagiye mubibona uyu mukobwa ari kugenda arira. Uyu mukobwa rero mu byo abantu bagenda bavuga ashobora kuba yifitiye agahinda. Ni muri icyo gihe rero ubwo abaturage bagendaga babibona ndetse ko hari no mu muhanda urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bigenda bicaho, baje guhamagara abashinzwe umutekano cyangwa se irondo ry'umwuga. Baravuga bati noneho muze murebe ishyano ahangaha, umuntu uri mu muhanda ugenda wambaye ubusa rwose, kuko ibi bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nyuma y'uko rero abantu benshi bagiye bavuga bati ibi bintu ntabwo ari byo, ibi ni ukwitesha agaciro cyangwa se ni ukwiyandarika, ndetse bikiyongeraho n'ijambo n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yari amaze iminsi avuze, avuga yuko ibi bintu bigiye gucibwa. Nibwo imodoka y'irondo yaje kibuno mpamaguru ibiramuyoye imukubita mu modoka. Aha rero bahise bamwerekeza kuri station ya polisi bavuga bati uyu muntu ni umunyamahano. Baraterura bashyira mu modoka y'irondo baramutwara. Ariko amakuru ari kugenda acicikana cyangwa se kugenda avugwa, bivugwa yuko uyu mukobwa ashobora kuba ari depression cyangwa se afite ihungabana bitewe nuko iriya foto y'uriya musore cyangwa se uriya muhungu yaba yaramwanze cyangwa se yaba yaramukatiye. Bikaba uyu mukobwa rero bishaka kuba byaramuteye agahinda gakabije, bikamuviramo guhita arwara ihungabana, bigatuma akora biriya bintu. Kuko biriya bintu ntabwo bishaka gukorwa n'umuntu uri normal cyangwa se umuntu ugifite gutekereza kuzima kuzuye. Ibi ngibi nanone twavuga ko ari nka bya bindi usanga umuntu yifasha akagenda akajya kwamakuza mu mujyi cyangwa se akurira inkundamahoro, yagera mu kirere akaza gusimbuka impanga akayibanza hasi. Iperereza rero ririmo rirakorwa kugira ngo barebe niba yaba ari ikibazo nyine wenda cya depression cyangwa se niba ari ikibazo cya kinini ngo cyo gutwika, hanyuma ubwo abe yashyikirizwa inzego zishinzwe kugenza ibyaha ndetse bamujyane mu nkiko. Ngaya rero niho dusoreje iki kiganiro cyacu ndetse n'inkuru twababwiraga. Reka ngushimire wowe ukurikira Jado Inganzo TV nawe wakoze subscribe. Reka nkubwire kandi ngo utarakanda subscribe ukandeho, hanyuma ibiganiro byacu bijye biza ubibona mu ba mbere. Ibyacu nakagaruka. Reka ngushimire cyane, uri umuntu w'ingenzi. Ciao ciao.